dushimiye Imana iduhaye umwanya kuri Fine FM kugira ngo dusangire n'abayumva amagambo y'ubutumwa bwiza, dusangire nabo ijambo ry'Imana kugira ngo umuntu wese ukeneye ijuru, umuntu wese wumva akeneye kuzabana n'Imana ave mu rujijo, abone umucyo ku buryo yabona ijuru. Ngewe rero nisanzira David, ariko ndanafatanya n'umuvandimwe arabibwira. Ni karibu mwene data. Murakoze mwene data. Nanjye ndinza yino Frederic, nkuko bakunzi b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa bamaze kugenda batumenyera. Nanjye nshimiye Imana itanze ubu buryo bwo kugira ngo tuganire n'abatwumva ijambo ry'ubutumwa bwiza. Kuko ijambo ry'ubutumwa bwiza rikura umuntu mu bwami bw'umwijima rikamushyira mu bwami bw'umucyo. Kuko ubwo umuntu nyine yisanze aba muri ubwo bwami bw'umwijima, nta kindi cyahamukura uretse nyine imbaraga zikomeye, kandi nta mbaraga y'umuntu yakura undi mu mwijima, ahubwo ni imbaraga y'Imana yonyine. Ubwo rero nejejwe cyane no gukomeza gusangira n'inshuti zacu zidukurikira mu kiganiro ijuru ntirikorerwa ubutumwa bwiza, ariko nkanabasuhuza bose aho bari. Tubahaye ikaze mu kiganiro ijuru ntirikorerwa, nkanasuhuza bene data bose aho bari hose mu Rwanda by'umwihariko ndetse no mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abera bose bari mu isi batiyejeje ahubwo bejejwe n'Imana biciye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Amen. Uvuze gusuhuza, nibuka ko hari bene data bampaye intashyo mpa abakunzi b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa, ndetse n'abera muri rusange babasha kumva Fine FM. Fideli Ndora yabo twari kumwe yambwiye ko musuhuriza abera bose n'abakunda ikiganiro cyacu ijuru ntirikorerwa. Ndora yabo Gasanze. Yego. Rwose turamusuhuje. Yego. Ubwo rero asuhuje abera bose. Rero muvandimwe, nkuko nyine wabigarutseho ko ari ikiganiro kibohora umutima w'umuntu, yaba yizeye ibivugirwamo, abihishuriwe n'Imana, akaba akiza urupfu ariko akaba abonye ubugingo. N'ubundi byanga bikunda dukwiye gukoresha ijambo ry'Imana kugira ngo ibintu byose bihamywe ko ari ukuri. Rero ikintu burya cyemerwa ko ari ukuri ariko gihura n'ijambo ry'Imana. Turakoresha rero ijambo ry'Imana tubona mu Ivanjiri ya Luka, cyangwa se mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 9 umurongo twasoma ku murongo wa 33 tukageza kuri 36. Yego rwose. Ahari nge ndasoma Bibiliya yera. Yego. Hanyuma nawe urasoma. Nge mfite Bibiliya ntagatifu. Reka dusome. Ngo nuko bagiye gutandukana nawe, Petero abwira Yesu ati, Databuja, ni byiza ubwo turi hano. Reka duce ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose, n'indi ya Eliya. Yabivugiye atyo kuko atarazi icyo avuga. Akibivuga, igicu kiraza kirabakingiriza, bakinjiyemo baratinya. Ijwi rivugira muri icyo gicu riti, nguyu umwana wanjye natoranije, mu mwumvire. Yego. Iryo jwi iricecetse, babona Yesu ari wenyine, babona Yesu ari wenyine, barabizigama, ntibagira uwo babwira ikintu cyose mu byo babonye. Imana ishimwe cyane. Hano muri Bibiliya ntagatifu mu Ivanjiri nyine nkuko yanditswe na Luka, umutwe wa 9 ku murongo wa 33, aho haravuga ngo, bagiye kugenda, Petero abwira Yesu ati, Mwigisha, kwibera hano ntako bisa. Reka tuhace ibiraro 3, kimwe cyawe, ikindi cya Musa, n'ikindi cya Eliya. Icyo akora ntiyari azi icyo avuga. Akivuga ibyo, igihu kiraza kirabatwikira, kibarenzeho bashya ubwoba.
nuko ijwi rituruka muri cya gihu rivuga riti uyu ni umwana wanjye nihitiyemo mujye mumwumvira. Ijwi ngo ririmare kuvuga babona Yezu ari wenyine, nuko muri iyo minsi baryumaho ntibagira uwo babwira ibyo bari babonye. Imana ishimwe cyane. Yego rwose. Aya magambo dusomye ni inkuru y'ibyabaye. Iyo usomye uhereye nko ku murongo wa 28 niko ubyumva neza. Yego. Ariko turacamo muri make. Yesu yajyanye na Petero na Yohana na Yakobo, yego, bajya ku musozi gusenga. Nuko bagezeyo rero bo barisinzirira. Bo barisinzirira, ariko mu iryo hunikira ryabo uzi ibyo akora arabikora, arasenga. Ariko agisenga ngo haboneka abandi bantu babiri bo badasinziriye bari kumwe nawe, ari bo Mose na Eliya. Hanyuma baboneka bari kumwe nawe, bose barabagirana. Kristo ubwiza bwe bwararabagiranye, nabo bararabagirana. Noneho batangira no kuganira, ndetse baganira ngo bagera no ku by'urupfu Yesu yendaga gupfa. Amen. Ariko hano twasomye ngo bagiye gutandukana, ba Petero barakangutse, babona ngo ntako bisa kuhigumira. Ngo kuhigumira, ba Mose bahari, Mose ahari na Eliya ahari. Bati rero tukabubakira, wowe tukakubakira icyawe kiraro Yesu, nawe Mose tukakubakira icyawe, na Mose tukamubakira icye, na Eliya icye, ubundi tukibera hano. Rero mwiri jambo numvishemo ibintu nyine bikomeye, byuko nyine gusa umwanditsi we yavuze ngo yavugiye ibyo kuko atarazi icyo akwiye kuvuga. Ngo ntiyarazi ibyo avuga, nicyo cyatumye avuga ko Mose na Eliya na Yesu bakwiye kubakirwa, ubundi bakaguma aho ngaho. Ntabwo rero Petero ntiyamenye yuko nka Mose nk'uwazanye amategeko na Eliya nk'uhagarariye ubuhanuzi, ntabwo Petero yigeze amenya ko bose icyo bari bagambiriye, icyo bakoraga cyari kigezweho, aricyo Kristo. Kubera ko Mose yarahagarariye amategeko, niwe wazanye amategeko, ariko n'ayo mategeko Mose yayazanye nk'ashushanya Kristo, yayazanye nk'arengurira kuri Kristo. Mbega ni nka pura igaragaza Kristo. Kristo sende, Kristo ki? Kristo gukiranuka kw'Imana. Kristo gukiranuka gushoboye amategeko. Ubwo ni Mose turi kuvugaho. Kristo gukiranuka mu buryo bwujuje amategeko Mose yagaragaje. Noneho Petero ati rero Mose nawe ukaguma aha, na Yesu akahaguma. Hanyuma na Eliya. Eliya se we ati Eliya nawe nta kindi abahanuzi bahanuye, ni Kristo bahanuraga. Ubwo yarahagarariye abahanuzi. Noneho mu buhanuzi bwose bahanuriye ba Eliya n'abandi bahanuzi bagenzi be, ba Yesaya, ba Ezekiyeli, ba Yeremiya, bose bahanuye Kristo. Ba Elisa bahanuraga Kristo. Noneho Kristo noneho abonetse, abonekana n'abamuhanuye, abonekana n'abamweretswe kera, ariko bafite ibyo bavugana. Noneho Petero yumva ko bakwiye kugumana, ibintu bikaguma gutyo, ariko ntiyamenya ko nyine ubundi mu by'ukuri atari batatu nk'abakwiye gufatanya, ahubwo ni babiri nk'abavuga umwe. Ni babiri nk'abavuga umwe baje kumugaragaza. Ndikunda nkunda bariya abantu bahishuriwe Kristo mbere, bo nta bintu byo kwikunda bagiraga. Uzi ko Yohana abonye Kristo aje amusanga, yaravuze ati dorere
ati ibyo navuze riratashye, ati dore uwo nababwiraga uzaza nguyu, ati nguyu ni Kristo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Hanyuma abivuze atyo, abantu bari bakurikiye Yohana, bari bateze amatwi Yohana, bahita bikurikirira Yesu. Urumva, noneho na Eliya na Mose nabo bari baje kwerekana uwo bavugaga uwo ari we. Niba ushaka gukurikira, dore nguwo kurikira uwo ni uraza kuko. Ariko Imana ishimwe ngo igicu kimaze kuba igicu kibakingirije kibuditse, ngo muri cyo havugira mu ijwi rivuga ngo nguyu umwana wanjye nihitiyemo nitoranyirije, ngo mugire gute se? Mumwumvire. Bamwumvire iki se? Kandi bamwumvire kuko niwe uje kubabwira ibintu by'ukuri. Noneho abahanuzi nibagende, nibahigame, amategeko nahigame, nguyu uje kubabwira iby'ukuri mukwiye kumvira ni Kristo. Rero turakomeza kubiganiraho, turebe se kuki abantu bakunze ubuhanuzi, kuki abantu bakiri kwisheta ku mategeko kandi nabo bazi neza ko yabananiye, kandi nyamara uwo byavugaga we byose yarabonetse, kandi nanone bimaze kumwerekana, amaze kuboneka nabyo birahigama bivamo, ariko abantu bakaba bakiri gukurubana, bakirwana n'ibitakiriho. Ubwo koko buvandi turahangaha kugira ngo dutangarize abantu iherezo ry'ubuhanuzi, iherezo ry'amategeko, yuko ari itangiriro rya Kristo. Kristo niwe waje amategeko yavuze, Kristo niwe waje ari ubuhanuzi bwavuze, ariko ni nawe waje gushyira mu bikorwa ibyo byose, ari ibyahanuwe ari n'iby'amategeko yavugaga. Ndetse ni nawe waje afite indi nkuru cyangwa se irindi tangazo agiye gutanga kugira ngo abantu niba byemera bamwumvire. Nicyo cyatumye bamubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Abantu bari bazi ko ubwo agiye kubatondagurira amategeko nanone. Arababwira ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Niwe wivugaga rero, yavugaga ko uzamwizera wese azababarirwa ibyaha mu izina rye, ndetse uwo nguwo akaba ari bubasha kubona ubugingo, ndetse akabashoboye imirimo y'Imana yose arayikoze. Rero muvandimwe, turakomeza dufatanye, ariko dufasha abantu kugira ngo bavangukirwe, bamenye ngo ubuhanuzi na Yesu se byakorana, amategeko na Yesu se byakorana, ntibishoboka. Nicyo gituma abantu bajya bavuga ko bizeye Yesu, bajya bavuga ko bakiriye Yesu, ariko amategeko ntibarekura, ariko ubuhanuzi ntibarekura. Baracyafite ubuhanuzi kandi butanahanura Yesu, kuko nanone ikintu kiba ari ubuhanuzi ari uko kitaraba. Yesu rero yarabonetse nk'uje gusoza ubuhanuzi. Umuhanuzi wa nyuma ni Yohana wamuboneye mu mazi ari kumubatiza, hanyuma na wijwi rihamya nk'ibi ryahamije hano rivuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Ubwo yaramaze kubatizwa, hanyuma umwuka wera mu ishusho y'inuma akamutindaho. Yohana aravuga ati nguyu rero, noneho nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero uwo nguwo ntakeneye kubangikanywa n'amategeko, ntakeneye kubangikanywa n'ubuhanuzi, kubera ko ibyo byose niwe byavugaga. Bivuze iki? Bivuze ko iyo wizeye Yesu uba ushoboye amategeko. Ndetse iyo wizeye Yesu ubuhanuzi buba busohoye kuri wowe. Nicyo turi kubwira abatwumva. Abantu bajya bagira ngo bizeye Yesu, ariko ntabwo bizeye Yesu, kubera ko Yesu ntabwo yizeranwa n'amategeko n'ubuhanuzi. Yizerwa wenyine, kuko ibyo yakoze nibyo amategeko yavugaga, ni nabyo ubuhanuzi bwavugaga. Ntiwamubangikanya nabyo ngo ukimubonye, kubera ko na bene byo baraje batanga imihoho, baraje bakora romize, baramusiga, ndetse n'ijwi riramutangaza rivuga ko rivuguruza ibyo Petero yari avuze, atazi ibyo avuga, avuga ko bikwiye kugumana nawe. Hanyuma abantu bakagumya guhuzagurika. Abantu bajya bahuzaguritswa n'ubuhanuzi, bagahuzaguritswa n'amategeko, ariko buriya wakubwira ngo ukurikire inzira eshatu yaba kuruhije, nta nimwe washobora. Noneho rero Imana ishimwe yuko yakuye urujijo mu bantu, ndetse ibivugira mu icyo gice ivuguruje Petero, iravuga iti nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, mu mwumvire. Hanyuma
agaragara asigaye ari wenyine abandi bagiye. Amen. Imana ishimwe rero ko irakomeza nyine kugenda nanone itamurira abantu bakiri mu rujijo no mu rungabangabo bagiye bajyanwe iyi niyi ku bintu byarangiye bakananirwa gukwirikira no kwemera uwo byavugaga kandi wabisohoje. Imana ishimwe. Nibyo murakoze cyane muvandimwe. Dushimiye n'ubundi Imana, ariko tunashimira n'abakunzi bacu bakomeza kudukurikira mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa, aho nyine bakomeza kwiyumvira ijambo ry'ubutumwa bwiza ribohora umutima w'umuntu, cyane ko icyaha cyandagaje umuntu kikamutandukanya n'Imana, ariko kikamushyira nyine no mu ruzerero rw'ibintu byinshi bitari bimwe bigiye bitandukanye. Ariko ijambo ry'ubutumwa bwiza rikemura ikibazo cya muntu aho kiva kikagera, umuntu akaruhuka akabona amahoro akiri muri ubu buzima, ariko akaba ari mu by'ukuri n'umukandida wo kubana n'Imana mu gihe kingana n'iteka ryose. Amen. Ubwo rero muvandimwe, nk'uko mwabihishurirwaga n'Imana, nanjye nashimiye Imana kuri iri jambo ryayo ryavugaga nyine uburyo Mose na Eliya na Yesu babonetse bose barabagirana. Ubwo bivuze nyine ko Mose nyine yarahagarariye nk'uko mwabivuze amategeko. Yego. Ubwo nawe yaraje gutanga imihoho. Nibyo. Yaraje kubwira abantu ngo bimwe nababwiraga mu mategeko, bya bindi byose aho biva bikagira byashushanyaga uyu nguyu. Nibyo. Eliya nawe ntabwo yari kuhabura. Yagombaga nawe kuza gutanga imihoho kuko yarahagarariye abahanuzi. Yego. Akavuga ati bwa buhanuzi bwose mwumvise. Yego. Birya byose mwumvishe uwo byavugaga n'uyu. Na ngoyo. Ubundi muvandimwe, nk'uko mwabivuze, iyo umuntu afashe Mose agafata na Eliya agafata na Yesu, byose akabifatikanya ko ari bitatu, abibura byose. Ubwo Satani abazanyemo umuvango we uriho kuvuga ko umuntu akwiye gukizwa n'amategeko. Burya iyo havuzwe amategeko haba havuzwe ibivuye mu mbaraga z'umuntu. Ni burya amategeko agusaba ibintu bivuye mu mbaraga zawe, ariko Imana ikavuga ngo ibivuye mu mbaraga zawe ntabwo nabyemera. Noneho ubuhanuzi nabwo bukaba bushyira abantu mu ruzerero. Hari ukuntu abantu bavuga ngo iraje ngo ibigenze neza, ariko ukibaza ngo nibiki Imana igenza neza. Yamaze kubigenza neza muri Kristo Yesu, kera byararangiye. Ahubwo ibirindiriye abantu kugira ngo babyizere baronke ubugingo buhoraho, ikibazo bari bafite kibe kirarangiye. Nta kundi kubigenza neza kundi guhari. Hari n'abavuga ngo iraje ngo ikumbanye, ngo iraje kubure, ngo iraje ngo ibereke ngo n'abahanuzi nabo. Nyine abantu bose baca mu nzira yo gushaka kwemerwa n'Imana bishingiye ku bikorwa byabo, bagomba guhorana ubwoba na iraje kubure na iraje ibereke, nabyo ntibabiburana nabyo. Kubera ko Imana baba bayifata nk'umugizi wa nabi, nk'umugome ushobora kubagirira nabi. Ariko Imana ni rukundo, yarugaragaje ubwo yatangaga umwana wayo w'ikinege ari we Kristo Yesu. Petero ari guhanura ku by'abahanuzi. Mu rwandiko rwa mbere yanditse igice cya mbere ku murongo wa 10 aravuga ngo abahanuzi bahanuye ibyako gakiza twendaga guhererwa ikaruvari ku musaraba. Abahanuzi bose aho bava bakagera babayeho. Ibintu bahanuraga ntabwo bahanuraga ngo iguhaye viza, ntabwo bahanuraga ngo iguhaye inzu mu mujyi wa Kigali, ntabwo bahanuraga ngo wari warabuze urubyaro none urarubonye. Ntabwo ubwo buhanuzi buva ku Mana, ahubwo bahanuraga iby'agakiza twendaga guhererwa ikaruvari ku musaraba, ariko gakuraho umuntu urubanza, agahabwa ubugingo buhora, agahabwa kubana n'Imana. Kuko n'ubundi Yesu yaravuze ngo waguha iby'isi byose yarangiza akakwima ubugingo buhoraho, ngo ibyo bintu byakumarira iki? Ubugingo buhoraho buruta imyenda, ubugingo buhoraho buruta amazu meza yo muri Kigali, ubugingo buhoraho buruta viza zo kujya mu bihugu by'i Burayi, kuko n'abari Burayi nabo babuze aho bajya. Ubugingo buhoraho buruta byose, bukaruta na bose. Niyo mpamvu ubugingo buhoraho nicyo gisubiza Imana ifitiye umuntu. Naho ibindi byo ni ibintu biraho bisanzwe umuntu ashobora kubona cyangwa se ntanabibone. Ni ibintu nyine mu by'ukuri bidakwiye no gutuma umuntu byabuza umuntu gusinzira. Ibintu bya hano muri ubu buzima, ibyanditswe byera biravuga ngo ikintu cyose umuntu yungutse mu isi yunguka n'umuruho wacyo. Ariko iyo umuntu yungutse
nyine guhishurirwa Kristo, yunguka kubaho neza, akunguka ubuzima bw'umunezero mu gihe cya none ndetse no mu gihe kizaza. Mwene data rero, abakunzi bacu badukurikira mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa, nyine bakwiye kuva mu rujijo, kuko urumva muvandimwe, ese niyihe mpamvu ubundi abantu batazi Yesu? Hari ahantu batavuga Yesu, ahantu hose ubusanga bavuga Yesu, Yezu Kristo, ariko wabaza umuntu atase ufite ubugingo buhoraho, ufite ijuru, aka kanya upfuye wajya mu ijuru, atishwe da, ati ndi kugerageza, ati hari purigatori, ati hari isukuriro. Ninde ukubeshya ko habaho purigatori? Ntayibaho. Ikibazo cyawe hari ahantu cyagombaga kurangirira kandi cyararangiye, nukumva ukizera ugakurwaho urubanza. Impamvu abantu batamenya Yesu nukubera nabo baciye izi ngando eshatu, baraziciye. Bafashe amategeko bayacangamo n'ubuhanuzi, nyine ubuhanuzi buhita buzerereza abantu, ku buryo umuntu aba avuga ngo ari kwibutsa Imana, ngo wambwiye inzu, Imana yakubwiye inzu muhuriye he? Imana iraciririze ku buryo itanga inzu. Imana itanga ikiruta inzu, ikiruta ndetse ikirusha agaciro ibintu byose biri ku isi, ni ubugingo buhoraho, nibwitanga. Naho ibindi byose bakubwira barakubeshya. Ubwo rero muvandimwe, izi ngando eshatu nizo zituma abantu bazerera, kandi bakazerera banavuga ko bizeye nde? Bavuga ko bizeye Yesu. Kuko Petero hano ngo akimara kuvuga ngo baca ibyo biraro, hano muri Bibiliya ntagatifu babuze ibiraro, ngo iya Mose, iya Eliya n'iya Yesu, ngo igicu cyahise kiza kiramutwikira, ngo kubera ko ngo ntabwo yari azi ibyo avuga. Bivuze ngo nawe yari yayobye, yari yamaze nyine kuyoberwa icy'Imana nyine mu by'ukuri yamaze no gukora, kandi igiye gukorera abari mu isi. Ubwo yabonye ari byiza, ariko mu buryo bwe ntiwari kumurenganya aho yari ari kumvira. Muvandimwe, mwene data Petero aho yari ari kumvira ntiwamurenganya, kuko yabonaga Mose ari mwiza, ariko akabona Eliya nawe ari mwiza, akabona Yesu nawe ari mwiza. Avuga ati si ibintu byose wabicanga ko ari bitatu, byose bikaba icyangombwa gihesha umuntu kujya hehe? Kujya mu ijuru. Ubwo akibivuga nyine igicu cyagombaga kumutwikira. Urumva muvandimwe, turiho turabwira abakunzi bacu mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa, turi kubabwira ngo yufashe amategeko, ukayongeraho ubuhanuzi, ukayongeraho Yesu, nawe igicu gihita kiza kikagutwikira, ntushobora kubona Yesu, ntushobora kumuhishurirwa, ntushobora kubona Imana. Kuko Yesu wenyine nyine biba bivuze ngo ibyo yakoze birahagije gukuraho umuntu urubanza imbere y'Imana, agahabwa kwemerwa imbere y'Imana mu gihe kingana n'iteka ryose. Ntiwabiteranya nyine ubwo ukabura mubuze, nta bundi buryo ushobora gukora ngo ubone Yesu. Rega ni nko kuburizamwe umugambi wo gutucungura, kuko icyo bavuganye n'aba bagabo babiri ngo n'iby'urupfu n'izuka, yendaga gupfa. Amen. Azira iki? Azira ubunyacyaha bwacu. Ngo bigende bite? Ngo dukurweho urubanza, hanyuma tuhabwe kujya mu ijuru, tubone ubugingo buhoraho. Hanyuma Petero ati subyo. Ariko Petero Satani yamwe amunyuramo. Uzi ko ari n'umunsi yamubwiye ngo ntugapfe mwami. Umwami wacu ari gusobanura iby'inzira y'umusaraba. Mwene data Petero n'ubundi yumvise urwo rupfu rw'agashinyaguro umwami wacu agiye gupfa. Petero avuga ati ariko mwami, uru rupfu koko none se yadapfa twari gukurwaho urubanza, twari kubona ijuru gute? Ariko Yesu ahita amubwira ati va inyuma yanjye Satani. Ubwo twabwira abadukurikiye mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa, mwene data, ngo Imana ishimwe ko Yesu yapfuye agahambwa ariko akanazuka. Kuko aho niho twaboneye intsinzi, niho twagiriwe abera n'abaziranenge imbere y'Imana. Yadapfa ngo ahambwe ngo anazuke, twese twari turimbutse. Ariko Imana ishimwe ko Satani bitari gushoboka ko aburizamwe umugambi w'Imana wo gucungura muntu. Satani byaramunaniye, yakomeje kugerageza, ariko n'ubu ari kugerageza. N'ubuga yahejeje abantu mu butayu, ngubwo bw'amazi, ng'iby'ibihuru n'imisozi, ngaho mu mabuye, ngo bari gushaka Imana. Urumva
urwo ruzerero rwose abantu baruterwa nuko baba bameze nk'abakurikiye ibintu bataruzi. Ariko Imana yaravuze ati nguyu umwana wanjye nkunda kandi natoranyije mu mwumvire ni Kristo. Niwe Imana yagaragariyemo, ariko yamugaragariyemo ishaka kumutangiramwo ubutungane ishaka kugira ngo abe abamwizera bahite baba baragwa b'ubugingo ari naryo juru. Amen. Muvandimwe rero numva nyine ntituri butinde turahaba twumva umurongo, ariko tumaze urumva tubasobanuriye n'impamvu batabonye ubugingo buhoraho. Yego. Impamvu batabonye ubugingo buhoraho suko Yesu batamubabwiye, baramubabwira kuva mu gitondo kugera nimugoroba, ariko ntibamubabwira wenyine, bamubabwira harimo izi ngande eshatu, bamubabwira na Eliya hamwe na Mose. Umuntu akavuga ngo yizera Yesu ariko ugasanga ngo uwo n'amategeko rwarashyiritse. Umuntu akavuga ngo yizera Yesu ariko ngo uwo n'abahanuzi ni hehe hari umuhanuzi, Imana yambwiye ibi, amakayi barujuje. Abo bantu reka tubakurira inzira ku muriro. Nyabune nimuve mu rungabangabo. Ubuhanuzi bwavuze Yesu, usome Yohana nabwo ubutumwa bwiza igice cya mbere urasanga Natanayeli na Filipo baganira ku bya Yesu. Bati umwe abwira undi ati ngwino urebe umuntu Mose yanditse mu mategeko, ndetse n'abahanuzi bakaba baramwanditse mu buhanuzi, ngwino umurebe namubonye, ngo ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Ariko abantu bari gushaka kindiki. Muvandimwe nyine muri Luka n'ubundi 16 ku murongo wa 16 haravuga ngo amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza ku gihe cya Yohana umubatizi. Ngo uhereye icyo gihe niho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe, ngo umuntu wese arabutwaranira. Gutwarana no kumva ukizera icyo Imana yagukorera udashidikanyije, ukabubonye ijuru ku buntu ku busa. Icyo abantu bakwiye kwizera kuri Yesu niki? Ni ruriya rupfu yavuganaga na Eliya na Mose, kuko ni urupfu nk'urusimbura igihano cy'urupfu rw'iteka abantu bagombaga kuzahanwa. None y'umwizeye ukamenya ko ruriya rupfu yapfuye ariko rusimbura igihano wowe wagombaga kuzahanwa, umutima wawe uratuza ukamenya ko utazahanwa by'iteka ryose, ukamenya ko ubwo igihano Imana yari igufitiye yagishyize kuri Kristo kandi nta kindi gufitiye, bityo nawe ukaba amahoro. Nibyo mwene data, nguko uko umuntu yizera Yesu umwizera ko ari we washoboye amategeko wenyine rukumbi ku isi kuva igihe isi yaremewe kugeza igihe izarangirira. Ayo mategeko kandi yashobora nk'umucunguzi w'abantu, nk'umucunguzi wawe. Hanyuma ngaho rambika rero, niba wemeye umucunguzi, reka nawe kurwana n'ibyo umucunguzi yakoze, nko kubihakana, nko guhakana ko yaba yarabishoboye. Niba wemera ko Yesu yashoboye amategeko, wowe uri kurwana n'iki wayaretse, hanyuma ugahagurukana ubushobozi Yesu yashoboyemo amategeko. Mbega ugahagurukana birote Yesu yakoreyeho yubahiriza amategeko ko yayujuje 100%, ukabona icyo uhagararana kitagukoza isoni. Niyo mpamvu umuntu yirirwa avuga ngo yubahiriza amategeko, ariko yatekereza ku Mana kumva guhinguka imbere y'Imana ntibishoboka, akumva isoni ziracyamuriho. Ariko Kristo yarayubahirije kugira ngo ubone icyo userukana. Ariko nanone amaze kuyubahiriza yemera no kujya muri rwa rupfu bavuganaga, kugira ngo hanyuma n'amakosa yawe usanganywe akomoka mu ivuko ryawe n'ibindi birikurikira byose kugeza igihe uzavira hano, byose abihanirwe, ubundi ikibazo cyawe n'Imana kiba kirakemutse burundu kandi ku buryo budasubirwaho. Iyo utabyizeye ugumya guhobagira inyuma y'abiyita abahanuzi ndetse babajura, wirirwa wohereza amafaranga, wirirwa ugira gute, wirirwa uhiga bakugaraguza gati nta nicyo bari bukumarire, ari ukukubwira amagambo ataguhesha ubugingo. N'ikimenyimenyi imyaka yose umaze wiruka inyuma nta bugingo wabonye, imyaka yose umaze urwana n'amategeko nta bugingo wabonye, nuko wayobewe icyo ukwiye gukora. Nta kindi ukwiye gukora, izere Yesu, niwe Imana yatanze wenyine ngo umwumvire, kandi icyo umwumviraho ni ukumwizera nta kindi. Rero turatanga n'umurongo. Nibyo muvandimwe, tugiye gutanga umurongo. Nagira ngo n'ubundi dukomeze tubwire abadukurikiye mu kiganiro Ijuru ntirikorerwa ko mu by'ukuri Imana ivuganira n'abantu mu cyabereye i Karuvari ku musaraba. Nta handi Imana ishobora guhurira n'umuntu, ni mu bwiyunge bwabereye i Karuvari ku musaraba honyine.
umuntu ukubwira ngo dore ubonye amafaranga, iyo mvugo umenya ko ari iya Satani. Uwo muntu ukubwira ngo ubonye visa ngo yo kujya ngo muri Amerika, iyo mvugo ni iya Satani. Yesu Satani yigeze kubimuzanaho, nibyo ariko umubwira ngo nupfuka mukandamya ngo ubukire n'icyubahiro n'ubutware n'ifaranga n'ibyisi byose ngo ndabiguha, ngo nupfuka mukandamya. Yesu aramubwira ati ibyo byose ntabyo nshaka, ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Nibyo muvandimwe. Mu Baheburayo igice cya mbere ku mirongo ibanza haravuga ngo kera Imana yavuganiye n'abantu mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, ngo none muri iyi minsi y'imperuka ngo ivuganira n'abantu mu kanwa k'umwana wayo. Ubundi Imana ivuganira n'abantu mu kanwa k'umwana wayo gute? Ni kwa kundi mwene data Pawulo yabihishuriwe mu rwandiko rwa 2 rw'Ikorinto ibice 5 ku murongo wa 19. Haravuga ngo muri Kristo Yesu Imana nimwe yiyungiye n'abari mu isi, ngo ntiyabikibabaraho ubunyacyaha bwabo ibicumuro byabo. Ubwo nibwo buryo Imana ivugana n'umuntu. Muba muri kuvugana ikubwira ngo dore warangiritse kubw'igicumuro cya Adamu gwitandukanyije nanjye bigicibwa imbere yanjye, ariko kubw'urukundo nanone rwanjye rutagira akagero dore niyunze nawe ku bwa Kristo, ntabwo nkikubaraho ubunyacyaha bwawe, kuko ubwo nakabaye nkubaraho nabubaze ku mwana wanjye ndanabumuhanira. Muvandimwe, ubwo nibwo buryo Imana ivugana n'umuntu. Na niyo mpamvu abadukurikiye mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa bakwiye kumenya ko umuntu uzacirwaho iteka atazahorwa ibyaha bye, azahorwa agasuzuguro. N'agasuzuguro yanze kumvira umwana Imana yatoranye. Kuko hano bavuze ngo nyine ni umwana wanjye nkunda mumwumvire, nitoranyirije. Nibyo rwose arakubwiye ngo mwizere, none wowe uranze ugiye kurwana n'ibyawe. Nibyo. Ubwo ngubwo abantu impamvu batazahorwa ubunyacyaha bwabo nuko ubunyacyaha bwa muntu aho buva bukagera Imana yabuhaniye Kristo Yesu. Yego. Yishyuje Kristo umwenda w'ubunyacyaha bwacu bwose. Ntabwo rero yaba yarishyuje Kristo ubunyacyaha bwacu ngo natwe hindukire twishyuze. Ahandi haravuga mu Baroma ngo umuntu ngo yo yahibonaga abagabo bamushinja yishe itegeko, yishe amategeko babiri, ngo yaterwaga amabuye, ngo nkanaswe ukerensheje amaraso ya ntama w'Imana yamwejesheje. Abaheburayo 10:26. Urumva? Yego. Ubwo urumva gukerensa abantu bagira ngo ibyo bakora si ibyo gukerensa, ibyo bakora ahubwo nibyo bikerensa igikorwa Kristo yakoze cyo kweza abantu. Ubwo rero natwe turaha no kugira ngo tubaburire nyabune nimureke gukerensa mu byemere nk'uko Imana yabivuze, kuko niyivuga ukuri, niyivuga nimutabyemera ibyanyu ntacyo bizabagezaho. Nibyo mwene data, ubwo amategeko n'ubuhanuzi byuzuriye mu rupfu, guhambwa no kuzuka bya Kristo Yesu, aho yishyizeho ubunyacyaha bwacu bwose aho buva bukagera. Nubwo abadukurikiye mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa abwishyizeho arabuhanirwa, yahaniwe ibyo watakoze, ahubwo yahaniwe ubunyacyaha bwacu bwose aho buva bukagera, batwishyuriye umwenda w'icyaha. Nyine ngo niba abantu bakora ibyaha nkana bamaze kumenya ukuri, ukuri ni iki? Ukuri nuko Yesu yishyizeho ubunyacyaha bwa muntu aho buva bukagera akabuhanirwa, kandi nta cyaha yigeze akora, kugira ngo umuntu nawe ahabwe ubutungane bwa Kristo Yesu, cyangwa se gukiranuka kwe. Uko niko kuri. Noneho umuntu ubyumvise akagira ikindi kintu arenzaho, ngo abari gukora ibyaha nkana kandi yamaze kumenya ukuri, ngo nta kindi kintu kiba kikimutegereje. Uwo nguwo ijambo ry'Imana rivuga ko aba yasuzuguye gukiranuka kw'Imana, yihangiye ukwe gukiranuka. Nibyo muvandimwe. Ubwo wahaba dukurikiye umurongo ni 0790 5 inshuro enye 00. Yego. 0790 5 inshuro enye 00. FNFM, alo. Alo. Uravugana na Martin. Martin hehe? Alo. Ndibona kubwira. Yego. Muravugana na Martin ndi hano. Marise ngaho tubwire wongereye ijwi. Nanjye mbamba kure cyane. Uradukurikira, wumvishe mwiki? Wumva iki mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa? Ikiganiro cyane rwose kiratwubaka, kiratwubaka.
waba warabonye ijuru se kubw'iki kiganiro? Ni iki wakuyemo wungutse mu iki kiganiro uretse kugishima gusa? Hari icyo waba warungutse ko ikiganiro ari ijuru ntirikorerwa? Waba wararibonye ngo nawe bumuhamya uhamiriza abandi uburyo waribonye ntacyo ukoze? Twari turi kukubaza Marcel, sinzi impamvu tutari kumvikana neza. Twakubazaga ngo waba warabonye ijuru kubw'ikiganiro Marcel. Hello? Ashobora kuba Hello? ushaka kuba ari network zitameze neza. Ntabwo tumumva rwose. Ntabwo tukumva, ariko nuza kubona uburyo uze kongera. Ikiganiro nijoro ntirikorerwa. Hari undi uri ku murongo? Fine FM, alo? Mwiriwe neza. Mwiriwe. Yego. Nitwa Jerome ndi hano Remera. Yego Jerome. Ndimo numva ikiganiro cyanyu. Ariko ngizemo akabazo ndashaka kubabaza. Yego. Byiza. Utubazo tugera muri tubiri. Icya mbere ko Bibiliya nayo hari ukuntu ivuga, akavuga ngo Yesu nawe akabyihamiriza akavuga ngo uko byagenda kose, bamwe no kuvuga ku bintu kuri Petero na Eliya, yavuze ngo turace ibiraro bitatu. Bavuga ngo nta kwizera Yesu mu mategeko, kandi nawe hari ahantu yavuze ngo ntabwo naje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyakomeza. Icyo ni kimwe ngo yaje kuyasohoza. None se ubwo yari ashatse kuvuga iki avuga ngo ntabwo naje gukuraho amategeko? Ndetse yanavuze ko mu mategeko hadakwiye kuvaho n'agace k'inyuguti. Muri Bibiliya ntagatifu aravuga ngo nakabiri none kugira ngo bijyanire rimwe nze ku murongo ndabyumve navuyeho. Yego. Cya kabiri muvuze ko Yesu ari we wenyine wo kwizerwa cyangwa se umubonye ababonye ubugingo. Icyo kuko Bibiliya bivuga. Ariko ntabwo mwumvise neza ukuntu mwavuze kuko umuntu kugira ngo yamwizera kugira ngo ababonye ubugingo. Kuko wumva ikiganiro, umutwe w'ikiganiro kirewe nkurikije uko narigize rero ijuru rikorerwa. Wari uzi ko ijuru rikorerwa? Sintekereza ko kutizera Kristo ubwabyo ari ukuri kwera. Wari uvuze? Ndagira ngo musobanure ukuntu twari tubiri. Ubwo yamwizera ijuru rikorerwa kwizera Kristo. Bihanganira kuva mu byaha ukagenda mu nzira y'itungane. Nta kibazo. Wari uvuze ko twagusubiza uvuye ku murongo kugira ngo ubyumve neza. Ubundi kimwe n'ucyumva urahita wumva n'iki gikurikira. Urumva Yesu, ngira ngo Yesu niwe washoboye amategeko atayacagaguye. Arayanonosora ahera ku rya mbere yusa ku rya nyuma adakuyeho n'agace k'inyuguti. Hanyuma ijambo ry'Imana niryo rivuga yuko nanone iyo yitondeye ugasitara kuri rimwe uba wayishe yose. Yakobo 2:10. Ubwo bivuze iki? Bivuze ko niba wumva wakurikiza amategeko, Yesu nicyo yakubwiraga, niba wumva we washobora amategeko yakore yose udasitaye no kuri rimwe. Cyangwa se umenye ko wowe utabishobora kudasitara no kuri rimwe, wizere Yesu wayashoboye, ubundi wambukire kubwo bushobozi bwe bw'uko yashoboye amategeko. Noneho ubarweho ko wowe washoboye amategeko utayashoboye, ahubwo umeze nk'utwaye indangamanota ya Yesu. Hanyuma ibyo icyo nicyo nandi kubaza noneho Kristo yashoboye. Yego. Umuntu ni gute n'icyo agomba gukora, niwe mwifato agomba kuba afite kugira ngo nta mwifato bari kugusaba.
Yesu nta mwifato ari kugusaba, ari kukubwira ngo umwifato wawe wo urazwi, niyo mpamvu atakirirwa ajya mu iyo myifato yawe. Azi ko uri mubi ku bwa kavukire yawe rwose. Azi ko wavutse uri mubi, niyo mpamvu nta by'imyifato ari kugusaba. Ari kukubwira ngo mwizere ko ari we washoboye amategeko, noneho wemere ko ayo mategeko yashoboye ariyo wakambukiraho ugahemberwa ijuru, kuko gushobora amategeko 100% niko gukorera ijuru. None wowe ntiwashobora kuyuzuza, ukora rimwe ukica irindi ugahora na 0. Yesu yayashoboye yose atsindira ijuru, ari kukubwira ngo emera guhemberwa amategeko Yesu yashoboye, igihembo cyabyo ni ijuru. Akira insinzi. Ubwo nshuti yacu nyine ndasobanukiwe aho hantu neza ko gukeka mbabonye. Banza wumve kere kutubonye uzanatubona nimero yawe. Ndiho ndi kuvuga cyangwa ari nimero yanjye 07 0788 yego 59 yego 41 41 87 0788 nta kibazo wowe uzatubona ubwo wumva rwose utikeretse utubonye. Ariko nanone Yesu yabwiye nani ko hahirwa abemera batabonye. Hari ukuntu nyine urumva niba umuntu amaze kumva ko Kristo ari we wenyine ashobora kwizereramo, kandi ibintu byose bikaba bishobora, birakunda, niwe wabishoboye. Noneho rero nyine ashaka kumenya ni gute nukubanza wowe ugatakaza icyizere cy'ibyo ukora. Wowe ukitakariza icyizere, kuko nanone ntabwo Kristo wamwizerana nawe ubwawe. Maze no kumwizerana na Mose byarananiranye na Eliya, nkanswe wowe ubwawe. Noneho mwizere wenyine, wowe wamaze kwitakariza icyizere. Icyo kintu ndacyemera, tukemera ngo ariko noneho ahantu nashakaga urumva wenda reka ngo urugero ariko abantu dufite inyigisho nyine zizerera Yesu hamwe n'amategeko, sibyo? Tukizera Yesu ariko tukizera n'amategeko, mbese tukabijyana mukabivanga byose, ubwo mubibuze byose rero. Ariko noneho nashakaga kumenya ni gute umuntu amwizera wenyine, kuko twebwe Bibiliya abantu bayisoma ukuntu gutandukanye kandi bakayisobanura gutandukanye. Umuntu yakubwira ngo ntabwo yaje gukuraho na rimwe, ahubwo yaje kuyasohoza. Ngaho nawe gendera kuri icyo. Yesu nta tegeko na rimwe yaje gukuraho, ntibinemewe, ntibinashoboka ko mu mategeko havaho n'agace k'itegeko. Nuko ijuru n'isi byakurwaho, ngo kugira ngo mu mategeko haveho n'agace cyangwa kamanyu ngo ijuru n'isi byakurwaho. Hanyuma ngaho mfasha wowe amategeko yashobora yose, erega buri uri kuyubahiriza igice uburi kuyacagagura kandi ntibyemewe. Yesu niwe wayashoboye adakuyeho n'agace, ayubahiriza yose, ubundi Imana iremera, iravuga ituzemera ibi nanjye nzahita muha ijuru. Inshuti yacu ubwo wenda ugira ngo utange umurongo muzamvugishe kuri iyo nimero, tuzakuvugisha. Ariko icyo zamubwire neza n'ubwo mwamvugisha muvuye muri studio nta kibazo, turanaguha natwe izacu uze guhamagara mu gikari. Sawa. Urumva mwene data, nuko hari undi uri ku murongo nawe uraza. Nuko n'ubundi ikintu kituma abantu batumva neza ni uwo mwuka wo gushaka kujya mu ijuru barikorera. N'ubundi igicu gihita kiza kikagukingiriza, ntabwo wabona Yesu uri gushaka kwemerwa bishingiye ku bikorwa byawe. Reka twakire n'uyu Fine FM. Allo. Amahoro, turakumva. Ninde uherereye he? Di Eric umukira Kinyakariro. Yego Eric. Turakumva. Yego. Mbere banza gushima Imana ko nanjye nabaye mu kirango nta buhari mbigizemo. Aho turakumva Eric, yagiye Eric. Ntacyo
ariko yatubwiraga ko yabaye umukiranutsi nta ruhare abigizemo. Nta n'umuntu waba umukiranutsi abigizemo uruhare. Bisaba kuza mu gukiranuka kwa Yesu. Amen. Kandi gukiranuka kwa Yesu gutangwa nk'impano y'ubuntu bw'Imana. Yego. Fine FM, alo? Alo? Turakumva neza Fine FM. Amahoro. Amahoro. Yego nandi tuvuga ni Nshimiyimana Eric umukiranutsi w'Inyakariro. Yego twakumvisha Eric. Naye mbanje no gushima Imana ko nanjye nabaye umukiranutsi ariko atari njye ubyikorera ahubwo ari Kristo binkoreye. Kuko sinari mbishoboye ku bwa kamere yanjye. Ngira ngo nanone mfashe n'uwo muntu nawe numvaga afite inyota yo kumenya uko yakira. Yego mufashe. Mu Baroma 8 umurongo wa 3 avuga ngo kuko iby'amategeko yananiwe gukora ku bw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishoboje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha nyine akira ibyaha bya kamereho iteka. Yego. Ni Kristo bari kuvuga. Niwe. Kugira ngo gukiranuka kw'amategeko, ayo mategeko nyine. Noneho ngo gusohozwe muri twe. Amen. Ariko atari umuntu ubyikoreye. Yego. Ukuvuga ko ayo mategeko ku bw'intege za kamere twarayananiwe. Yego. Ariko noneho Kristo aza akorera muri kamere yarayuzuza kuko yari umwana w'Imana atabasha gucumura ngo bikunde. Yarayanonoso yahava akagira. Noneho gukiranuka kw'amategeko noneho gusohorezwa noneho mu muntu. Ikimana rero yasabaga umuntu cyangwa se Kristo yasaba umuntu ukwizera ko ibyo bintu byakozwe. Nibyo rwose. Ubwo rero gukiranuka kw'amategeko kwahise gusohozwa mu bantu muri twe. Amen. Ubwo rero ndi no gufasha uwo muvandimwe icyo yarabajije. Yego. Nuko ayo mategeko Imana yabonye ko atayashobora. Yego. Ikohereza umwana wayo kugira ngo ayuzuze kuko abishoboye. Yego. Kwijana ku ijana. Yego. Noneho uko gukiranuka kwayo guhita kubarwa ku mwana w'umuntu. Yego. Ari uko yabyizeye. Kuvuga ngo ikindi nanone namufashaho nuko amategeko ntabwo tuvuga ngo aveho. None ijambo ry'Imana rivuga ko amategeko ari yamenyesha abantu ko ari abanyabyaha. Umushinjacyaha. Yerekana intege nke za muntu. Niyo ashinze umuntu yuko ananiwe atayuzuza. Nibyo. Ijambo ry'Imana rivuga ko amategeko mu Bagalatiya ko ari umushinjacyaha. Nibyo. Yamufashe rero mubwire ko umushinjacyaha ntabwo yamufasha kuyuzuza. Ubwo rero muri make n'andi byango mufashe yumva amategeko atavaho kuko ariyo amwereka yuko ari mubi kandi wayujuje ni Kristo kugira ngo gukiranuka kwayo kuboneka mu mwana w'umuntu. Urakoze muvandimwe. Ubwo rero murakoze wenda uwo ngwara arakomeza gukurikira. Yari umukiranutsi Eric Inyakariro murakoze. Urakoze cyane Eric. Suhuza abera b'Inyakariro. Dufite undi ku murongo. Fine FM, alo? Nimero baduhamagaraho ni 07905400. Yego. Nyine nkuko mwene data yabivugaga, nuko aho twatsindiwe niho Kristo yatsindiye. Amen. Kugira ngo intsinzi ye iduheshe kwemerwa imbere y'Imana. Imana ishimwe kubera ko ariyo yadutangiye Kristo. Amen. Ubundi yarebye mu ijuru, ireba mu isi, ireba n'ikuzimu, ibona ninde washobora amategeko ngo hanyuma umuntu abone urwandiko rumuhesha kwinjira mu ijuru. Yesu rero niwe wabonetse mu ijuru. Yego. Araza ashobora amategeko. Urwandiko rwo gushobora amategeko ararutanga ku muntu wese umwizeye. Nibyo rwose. Umuntu wese akajya mu ijuru nk'uwatsinze amategeko ariko atari ukuyatsinda yayitsindiye ahubwo atwaye intsinzi ya Yesu. Nibyo. Ubundi mwene data amategeko yaduteraga umuvumo. Umuvumo wari uturiho wagiye kuri Kristo Yesu. Yego. Nko mu Bagalatiya ibice 3 ku murongo wa 10 ravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume.
impamvu se ngo kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditse mu gitabo cy'amategeko ngo kugira ngo byose ngo abikore. Hanyuma ubwo urumva yuko idetermina ngo bose ni ibivume kubera ko nta muntu ubasha amategeko yose. Erega nta n'uwashoboramo na rimwe kuko amategeko agaragaza kwera kw'Imana. Ubwo hagize umuntu urishobora, Imana niyo yabikiranirwa. Yabikiranuka nk'abantu. Yego, ubundi amategeko ni umuzigo udaterurwa, kandi amategeko ahari nyine ibyaha biragwira kuko agaragaza umuntu, agaragaza ubunyabyaha. Avumbura ububi buri mu muntu akabugaragaza, kuko niyo mushinjacyaha nyine. Nibyo mwene data. Ndetse mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 19 na 20 havuga ko nyine amategeko nyine ibyo avuga ababwira abatwarwa nayo, ariko ku mpamvu yo kugira ngo abantu batsindwe n'urubanza imbere y'Imana, ngo akanwa kose kazibwe. Yego rwose. Ubwo rero amategeko ntiyabereyeho ngo abantu bayashobore. Yego. Abantu ga nibizere Yesu washoboye amategeko. Yesu niwe wayashoboye wenyine. Abantu nibizere Yesu ubuhanuzi bwavuze. Yego. Bareke kwiruka inyuma y'ibitashoboka. Yego rwose. Nk'ikimenyetso erega sinzi ikintu gituma umuntu yatsimbarara ariko akanatsimbarara ku bintu nawe ubwe yagerageje bikananirana. Nta muntu n'umwe uri intungane. Buri wese nuba mu mategeko arabizi ko atari intungane. Nibyo. Yewe n'umuhanuzi ubwe arabizi ko ari umunyabyaha. Yego. Nyamara mwene data mu Banyaro mu mutwe wa 4 ku murongo wa 25 hakavuga ngo Yesu Kristo yazuriwe kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Ubwo byose byabereye mu rupfu, guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo. Utizeye icyo nta butungane ntibishoboka. Ni nk'ikibazo cya muntu cyarangiriye. Ubwo rero mwene data na bamwe bavuga ko hazabaho isukuriro, ni ikinyoma gikomeye cya Satani. Ikibazo cy'umuntu cyarangiriye mu rupfu, guhambwa no kuzuka bya Yesu. Iyo umuntu apfuye ibintu byose biba birangiye, yabishize. Niyo mpamvu abantu ibyo bazapfana nibyo bazazukana. Ntawe uzapfa ari umunyabyaha ngo azuka ari ngo azazuye yazuka ari umukiranutsi. Ntibishoboka. Ubwo umuntu uko agiye niko azana uko ubundi se ari umuntu wasinzira ari umugabo gakanguka yabaye umugore. Ibyo ntibibaho. Ahubwo ibyo ni amanyanga, ni uburiganya bw'umwanzi abiba mu bantu kugira ngo ururindagiro rukomeze, kubera ko Satani we agakino arimo arakazi neza, no kugira ngo agumye ashimuta abantu abajyana Gehenomu, abantu bose barimbuke. Satani ntashaka ko Imana yagira abantu, ntashaka ko Imana izabana n'abantu. Satani azi ko akatiye kurimbuka, akatiye umuriro utazima. Ni nacyo gituma aguma arwana n'abantu, abashukisha utunaturiya, abashukisha ngo barashobora amategeko. Ubu se ninde washobora itegeko? Nk'uko wabivuze, se ninde washoboye rimwe ngo atubwire ati ngewe iringira nararishoboye? Kubera ko reka tuvuge niba amategeko kuyitondera ugasitara kuri rimwe wayishe yose. Yego. Ubwo bivuze ko niba hari n'iryo wasitayeho, ubwo amategeko wayishe yose, hanyuma ubwo iryo washoboye ni iriye. Yesu icyo gihe avuga ibyo kuyakomeza no kuyasohoza, ndetse anavuze ko nta adakwiye kuvaho n'agace k'inyuguti. Yaravuze ngo muziri vuga ngo ntugasambane, nirindi riti ntukice. Ati nge mvuze ngo numureba ukabitekereza, ubwo uba wamaze kubikora. Ubwo itegeko rikaba riragukatiye burundu, rigukatiye Gehenomu. Bivuze iki? Bivuze ko nta muntu ushobora amategeko. Nibyo mu Baroma, mu Banyaroma ibice 4 ku murongo wa 15 umurongo uravuga ngo cy'amategeko azanira umuntu imbere y'Imana no umujinya wayo. Abashaka kuduhamagara ngo dusangire ikiganiro, umurongo ni 07905400. Dusigaranye iminota 4. Twakakiramo nk'umuntu umwe. Yego rwose. N'ubundi rwose abantu bakwiye kuva mu muvango w'ubuhanuzi n'amategeko. Fine FM, alo. Muraho ninde muherereye he? Jean Paul ndi Kanombe. Yego Jean Paul. Iki kiganiro ndacyumvisheho nubwo nyumvishije bisa nkaho bigeze ku maherezo. Ariko ikiganiro nanjye bitumye nanjye numva hari ikintu nifuza kubabazaho. Tubaze rwose. Hari amagambo ari muri Yohana n'igice nari kwibuka neza. Yatubwire nta kibazo. Yesu yaravuze ati ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Igice cya 14 umurongo wa 15. Yego. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. None tukibaza kandi tukabona yuko
Bibiliya ikavuga ko icyaha ari bwo bugome. Kandi tukumva ko ngo icyaha ngo ubugome kwica amategeko ariko gukora icyaha ariko kwica amategeko nyine. None ngiye nkibaza niba amategeko nta kintu ashobora gufasha umuntu kandi Yesu akaba atubwira ati nimunkunda nzitonda amategeko yanjye. Yego. Noneho tukongera tukareba ari amagambo nuza Petero yavuze none koko mu nzandiko za Paulo harimo byinshi birunije kumva ibyo abatwa bahindagurika bagoreka batikururira kurimbuka. Abana muduhuriza aho hantu tureba hari niba n'ahantu twatwumva inzandiko za Paulo nabi bikaba byatuma ndatwikurura umuvumo ahubwo tumerere mbese amategeko ni gute umuntu yadufashe kandi tukirizera Yesu we wayashoboye kuko nkenekeza ko Yesu we washoboye kuyoza yose. Yego. Iyo tumwishingikirijeho abasha kudufasha natwe tukagenda twiga gahoro gahoro tukagira imico nk'iyo ngiyo yo kugenda uko turushaho kumwegera niko turushaho kugenda tubona imirasire ye turasira duhinduka tugenda tumera nkawe. Ukazagera uko wuzuza se cyane rwose kugeza igihe Yesu we wabishoboye azadushoboza kugeza ku rugero rukwiriye. Hanyuma Yesu se gaho tujyane Yesu se yakoze amategeko mu kimbo cyawe cyangwa akwigisha kuyashobora? Ariko se birivuga ngo nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga kumva inkota izabarya. Ibyo bishatse gusobanura icyo bishaka gusobanura ni iri jambo ry'ubutumwa bwiza wumvaga. Ndumva namanitashiriyeho ntacyo. Iki kiganiro gica kuwa kangahe? Kuwa kane saa 12 no ku cyumweru saa 12 mwaya masaha kiba kiriho. Okay. Buri hari igihe nzategura neza wenda nuza tuganire nanjye mbabazi. Mwene data iminota yarangira kaduhe. Turaguha na nimero ku buryo waduhamagarana nyuma. Bakomeza kudukurikira mu kiganiro ijuru ntirikorerwa ku rubuga rwacu rwa YouTube chaîne ijuru ntirikorerwa TV na Facebook ijuru ntirikorerwa TV. Aho hose barahadusanga kugira ngo bakomeze kwiyumvira ijambo ry'ubutumwa bwiza. Twabaha nimero rero yanjye ni 0788541502. Yego nanjye yanjye ni 0783464800 hari